aho imbaraga zamboneraga aya mahembe yaho tuvuka, aya mahembe yabo nasuye, aya mahembe yabo twasuye, aya mahembe yaho natuye, aya mahembe yaho twatuye, ayo bohereje avuye mu birere bine, ayo bohereje avuye mu birere bine. Uwiteka ohereza abacuzi birukane imbaraga z'amahembe zantezaga intege nkeya, zanteza mu bukene. Wambaraga we, rekura umuryango, rekura abana, rekura ibyacu, rekura ubutunzi, rekura imishinga, rekura icyerekezo, rekura imikorere, rekura ubuzima, rekura amahirwe, rekura umugisha, rekura iterambere, rekura ubuzima, rekura imikorere, rekura aho waboneraga imbaraga zawe, aho zari zarashize kuri icyo kibahu, kuri iyo taburo. Ndisibaho. Ntabwo muzongera kumenya amakuru yanjye, ntabwo muzongera kumenya ubuzima bwanjye, ntabwo muzongera kumbona, ntabwo muzongera kushyira mu buzima mushaka. Aho mwanjyanaga ntabwo nzongera kuhaba. Kwibona mu tuzu dushaje, kwibona ndi guhinga kandi ndi umunyakigali, kwibona merewe nabi, kwibona mu myambaro y'icocera, kwibona nambaye ibintu bidasobanutse, kwibona ndi kumwe n'abapfuye, kwibona amateka yanjye yasubiyeho navukiye. Guhera none habitaye agaciro. Kuri iyo taburo mvuyeho, kuri aya mateka sinkiriho, izina ryanjye rivuyeyo, ubuzima bwanjye buvuyeyo, imishinga yanjye ivuyeyo, amateka yanjye avuyeyo. Nditandukanya. Imbaraga zamonitaringaga, imbaraga zankurikiraga, imbaraga zampigaga, icyo mwakoreshaga kubera none giteye agaciro. Ntabwo muzongera kumbona. Hagati yanjye namwe hagiye urukuta, ndashyiraho umwijima w'igikorwaho. Ntimuzongera kumbona. Yemwe mwabapfumu mwe, yemwe mwamahembe mwe, yemwe mwabacunnyi mwe, yemwe mwabacuraguzi mwe, yemwe mwabarangi mwe, yemwe mwabyuka bibi mwe, yemwe mwabitavuga Imana mwe, yemwe mwabarozi mwe. Icyo mwakoreshaga guhera none uyu munsi dore gitaye agaciro. Icyo mwakoreshaga guhera none uyu munsi dore ndagisibye. Mwari muzi ko nindagira, nimwe mugiye kurindagira. Mwari muzi ko ndi bumware, nimwe muri bumware. Mwari muzi ko ndi bupfushe, nimwe muri bupfushe. Mwari muzi ko ndahura na cyamunara, nimwe baratereza. Guhera none ibintu birahindutse. Guhera none amateka arahindutse. Guhera none Uwiteka aranyimanye. Amaraso ya Yesu, 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 amaraso ya Yesu abonetseho, antandukanyije n'ibidafite umumaro, antandukanyije n'imbaraga zabo, antandukanyije n'imbaraga za karande. Guhera none naciye impinduka. Komera Yesu amashyi, komera Yesu amashyi, komera Yesu amashyi. Zekariya 2 haravuze ngo maze uhere ku murongo wa mbere, nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe 4. Tugiye kwirukana imbaraga z'amahembe. Mwabyumvishe? Abona amahembe angahe? 4. Maze nubura amaso ngiye kubona mbona imbaraga z'amahembe 4. Maze marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki?
aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abisirayeli n'aberusalemu. Uwiteka yereka abacuzi bane, ndamubaza nti bariya bazanwe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanwe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka dusome ako ngako kavuga ngo Uwiteka nyereka abacuzi bane, ndamubaza nti bariya bazanwe n'iki? Aransubiza ati uzi ko amahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagira uwegura iki? None rero bariya bazanwe no kuyirukana. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Kwirukana iki? Amahembe. Mahembe ane. Tugiye mu isi y'umwuka, ndagira tuganire insanganyamatsiko iravuga ngo uyu munsi imbaraga z'amahembe zitsindwe. Tubega amahera cyane. Bibasobanurira muraza kubyumva dusenge. Imbaraga z'amahembe zigira gute? Amahembe ane bisobanura imbaraga z'abadayimoni zitangira imigisha yawe iva mu byerekezo bine: iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo. Ibirere bigafunga. Imana ikavugana nawe, ikavuga ko ikoresheje abo mu birere bya kure, ugategereza ugaheba. Kubera icyo kirere cya kigiye kuvamo umugisha, hari imbaraga z'ihembe. Ariko biravuze ngo Uwiteka yohereza abacuzi. Twega mena cyane kugira ngo birukane. Haleluya. Kugira birukane vrema. Reka basobanurire bikeya mu nyumve neza. Vrema amahembe n'imbaraga ya Satani. Iyo ari ku buzima bwawe ateza imyuka ine. Umwuka wa mbere bawita spirit of delay, umwuka ucerereza. Kamabwira kakantu mwabarokorera. Satani ntafite ububasha bwo gukura isezerano, ariko agira imbaraga zo gucerereza uwahawe isezerano. You delay somewhere. Abera turi kumwe. Ariko uyu munsi tuvuga ngo Mana cyane imbaraga z'amahembe zateraniye mu birere bine. Imana ikavuga ngo urahagurukira kiriya. Imana ikavuga ngo urinde ikirere cyawe kigafungwa. Izo mbaraga zirarekura mu izina rya Yesu. Reka mabwire brother, devils, abadayimoni ntibafite ububasha ku Imana yavuze. Kiriho ni nayo mpamvu umaze imyaka yose usenga Imana isubiramo ibyo yavuze. Ariko izi mbaraga z'amahembe zijya zitezwe bita to delay. Yes. Reka mbahe example biblique. Yego. Bibiliya ivuga ngo ku kidendezi yahagaze 38. Abisobanura neza avuga ngo iyo amazi yindurije, iyo ngiye kujyamo ayindire ndacererwa udakantanga. 38 years staying in one place. Ari ahantu hamwe. Reka mbabwira akantu kamwe muranyumva ariko imbaraga zagucerereye zirekure. Aya mahembe yagucerereye
dutegerereje hamwe abo twiganye twadepoje hamwe ndetse ugasanga kapasite y'uburyo bw'ubwonko ntabwo bandusha, ariko iyi mbaraga bita direshi umwuka ucerereza ngo amazi y'ikizamini yakwihindura ugashiduka itangazo barakagezemo akazi kera. Ariko tuvuge ngo mwami Yesu kuri uyu mugoroba wahembewe wanterereza kwinjira muri Yorodani none ahangaha turabe mwamwezi ko bikoretse spirit of delay umwuka ucerereza ni mubi umwuka wa mbere uterwa n'ibirere by'amahema. Mbaho urugero kugira noneho mwonyumve neza nishaka ndangirize kuri ako tuzagaruka nta mbari hari siko bimeze. Nakoze ikizamini kora ikizamini cy'akazi dokima nari nzuzuje dukora interview ya mbere yari NGO y'abanyamerika dore hano haruguru nageze kora ikizamini cya mbere ndatsinda, interview ya kabiri ndatsinda. Spirit of delay. Papa abarwaye kanseri, yari arwaye kanseri n'ubu ararwaye. Manuka njya kumureba mu giturage. Igihe namanutse mu giturage epfo za Cyangugu kumurebayo, mino muranyumva neza? Bahamagara abandi bohereza email ahantu narindi sinabashaga gusoma email mara y'icyumweru cyose. Spirit of delay. Ngarutse nyuma y'icyumweru kimwe nsanga ngeze kwa bita kuri shangazi nshyizeho network, nsanga nsoma email ndebye itariki mbone email byaranye mpita ndasubiza vuba vuba ndavuga ati nagize ibibazo sinarimpa. Barambwira ngo tegereza next opportunity. Bagenzi banjye bagiye muri Amerika, umwe ari gukorera muri Eritrea undi ari gukorera muri Cameroon. Harya ngo spirit of delay ntiba none si Imana iyo aba bagabo niba bizi ko Imana yavuze kera ko idukingurira amarembo yo kujya hanze. Isezerano niryavuyeho ariko narakererewe. Ntabwo abakristo mu byo isezerano ntirivaho sister wanjye ariko urakererwa cyane. Nta kindi ashoboye kugitwa isezerano. Izi mbaraga zihembe nta kindi zishoboye ni ugukerereza gusa kuko ntirivaho rirarinzwe. Niyo mpamvu rivuga buri munsi. Ibintu byose byagukerereje, izi mbaraga zihembe zagukerereje mwizina nukuri mugende mwijire muri business. Haleluya. Ndagira ngo mwumve ibintu ku rwego mukwiye kugira. Imana ifashe mujye muri mudu mujye muri mwuka. Kuko hari igihe abantu baba muri mudu ariko batari muri mudu. Sibyo? Kabiri, izi mbaraga z'amahembe ziguteza umwuka kabita stagnation spirit. Umwuka ukugumisha aho uri. Ubuzima bwawe muri 2008 ugasanga busa n'ubuzima bwo muri 2020. Yese ibintu warongoranye umaze imyaka 10 byabisororo ntibihinduka. Ibintu bya stagnation waba byamenetse hamwe n'uri stagnate. Nuko kuguheza kuri point imwe. No progress. No change. Nta buzima nta mpinduka.
ariko uyu mugoroba ngo yohereje abacuzi yohereje abacuzi bane kugira ngo birukane izi mbaraga z'amahembe zari zaratumye abisirayeli bategura umutwe. Stagnation ni umwuka ukugumisha hamwe, ubuzima bwawe bukaba the same, ukamera nk'amazi y'idamu, ugasenga no change. Aho rero niho abapagani batubwirira rya jambo rwabo, mbese imana yanyu isenga kuko tubona nta mpinduka mufite, kuko nta mpinduka ukava Kacyiru ugiye mu Myobo, nta progress. Ariko tuvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi umwuka wamumishaga ahantu hamwe yawutashe binjiye muri progress, n'iterambere, mu butsinzi wahembewe, watumaga ntagura umutwe, watumaga ndashaka ngo mfatwe, rekura haleluya. Mureka mbabwire, hari kubaho deliverance iteye ubwoba, hari kubaho gukorwaho mutazi. Ikimenyetso murabibonera hano hanze, hari ibintu birimo bihinduka, hari ibintu kubaho mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Iyo uvuga Imana nta mpinduka ntibayibona, ntabwo bayibona. Intebe washyingiranywe zikira, intebe washyingiranywe maze imyaka 10, bisorori bidahinduka, ibikombe byaramenetse, byimukanye ibintu bishaje, abantu bacurukura amakora y'amashati cyane. Ibi bintu ni bacurukura amakora y'amahembe birekura ubuzima bwawe. Imana ikavuga ubukwe bundi nirirekura ibihembe, ubwo bukwe busohore mu izina rya Yesu. Aka kazi Imana yavuze nigasohore mu izina rya Yesu. Ibihembe riri stagnating somewhere. Yes. Brother, wanifize kubaho no progress, ubuzima butagira progress, butagira ejo hazagira. Kandi mwumva uburyo uyu mudayimoni iri hemba ribi biba ritandukanye, ibyo Imana ivuga rirabivuguruza. Imana ikavugana nake ukijyana ahantu hakomeye hakaze, rya hemba bagukubita. Bibiliya yavuze ngo ntibabashaga no kwegura umutwe, ukaba stuck, kabyuka washize, kagukubita nijoro ugashenjagurika. Mwuka wa gatatu baragare tsikameye turekure. Yesu ashimwe cyane. Iri mbaraga z'amahembe ziguteza icyo bita anti-favor. Anti-favor ni ukuguteza n'icangiro. Anti-favor ni ukubaho udafite igicuruziro. Yego, ukagira ibintu byiza ukabivuga neza, kubera ufite icyo utahanze. Anti-favor spirit, ukabwiriza abantu bagafashwa, abantu bahanga ntibarekure kuko icyo utahanze nta gicuruziro. Ukavuga bagashimira abandi, ukaba uri umuhanuzi, ukabana n'abantu bakaze ntibagire icyo bakumarira, ariko wajyana y'undi muntu kamuha nibyo njya mvuga, kavunika hagahembwa undi kubera ko bafite febe. Imbaraga z'amahembe anti-favor. Kandi ukuntu Bibiliya ivuga
nk'akanwa. tuzaba nk'akanwa kayo. Ubu ukuntu birivuga ku bantu bafite feva biravuga ngo abo icyo bazakora cyose kizababera cyiza. niyo bashyira yego kuki tudasana ijambo ry'Imana kuki ijambo ry'Imana rivuga ibikomeye twe tukoroha. Anti-favor spirit. Aya mahembe aguteza anti-favor. Wakagukoresheje visa akajya ahora gusa nejo next time nejo. Urumva ngo yewe ngo nagutekerejeho ukazategereza mushumba apfuye kandi koko akaba yari yabitekereje vrema. Abantu b'Imana muri muranyuma akaba yari yabitekereje induba mu bishingwe ariko tujenga mwami Yesu uyu mugoroba ona yamwicangiro wacangiro we rekura umwana w'Imana Imana mfite ubugingo n'amasezerano naciye umugisha naciye feva ongera uvuge ngo mwami Yesu uhereye none aho nzajya nkanda feva ikurura umugisha uhereye none ibirere byanjye bine by'umugisha birukana n'amahembe birukana izi mbaraga izina rya Yesu. Uwiteka yiyumirije ubujiji oteta sabeka ageretse imfufuri zituragurika. Guys, show des importances c'est bon. Non même si tu es overcome. Son la vie muzi impamvu Bibiliya yambwiye ngo nimukomanga muzakimurirwa nimusaba zahabwa. hano twafashijwe biteye ubuziko antifeva cyane antifeva ikwambura umugabo rwose antifeva igiteza conflit familial cyane mwiryane mu muryango kundiro kikakuvaho umugabo agatangira kubona warazanye inda warabamukecuru ariko feva y'Imana kandi amena ushobora no kuba uri mwiza ariko kubera nta fafi kuri ukabika cumi cy'itore cyane nuko mwuka wa kangahe wa kane nuwo bita territorial spirit umwuka w'ahantu territorial spirit ni umwuka w'ahantu ahantu reka mbababwire neza umwuka w'ahantu Bibiri ivuga ngo iki muri Mariko ivuga uburyo mu gihugu cy'Abagadarene hari umuntu wari waratewe na dayimoni yabaga mu irimbi ngasakurizamo hari igihe dayimoni kunigira ahantu akoze murahari turahari kazoze umwuka wa
kunigira ku biryo bya rogoroge sha umwuka wa location umwuka wa za kavuki witchcraft impamvu yanyumva neza yego ako ko biri muri bibiliya mureka tubidemonstrating mu buryo buri biblique sibyo mushumba biri muri bibiliya biraba ngo yabaga mu mva asakuriza yikebesha ngo ku manywa na nijoro yabaga mu mva abahanga mu biga teolojiya nimbivuga urabizi neza ari mwarimu wa teolojiya ntabwo ari bya byo gupapira neza inyuguti mu mutwe vrema cyane ntabwo waba mwari muri kaminuza y'umuswa ntibibaho kamera ntabwo mbeshe yes bibiri bamo kiriya gihugu cy'abagadareni interpretation ivuga ko ariho batangira ibintu byo gushaka ubutunzi bagikuzimu uriya mwana bamutangamo ikiguzi kugira ngo nyirawe doke asare uwamutanze ajye yorora ingurube niyo mpamvu ngo zororokaga cyane uko yasaraga cyane niko ingurube zororokaga arashima Yesu wazikusanirije zerabera cyane bisomye Mariko ibice 4 havuga ngo Yesu ari mu bwato baterwa n'inkubi ntabwo uriya wari umuyaga usanzwe icyo bita vague yo mu nyanja no wari umuyaga wari utewe hari abadayimoni bazikura amazi ntabwo kuko yabiba umuyaga usanzwe ntiwari kunanira ba Petero ba expert ibigendanye n'amazi uri kubyumva neza bari bazi ibintu by'amazi wari umurabo w'abadayimoni nayo mpamvu Yesu yabasuzuguye akisinzi kudasakariza kudefa izina ry'Imana ndaho ibintu bisuzugura ubuzima umuntu yabanise nandi izina rya Yesu yasashimwe amen umwuka w'ahantu tuvuge ngo mwami Yesu imyuka y'ahantu twavukiye twatuye twakandagiye uhereye nona Yesu wina mu buzima bwawe wina usanga aho ntuye irukana imbaraga z'ahantu amahembe y'ahantu izina rya Yesu Kristo haleluya location spirit ego mukoro byose Yesu ashimwe cyane izi ko ushobora gutura mu nzu z'ahantu nuka waha ugasanga badiployinze satani nawe aradiployinga aradiployinga nawe ku mugoroba akoresha paradistate yamara gukoresha paradistate agakora step yamara gukora step mu gizire yaranyuranyumva mweze barumva ugata akohereza ingabo hari igihe utura mu nzu uyikodesheje ugasanga umuntu wese watuye mu iyo nzu yarakene none umushumba reka mfashe bano bantu banyumve neza kugira bakumve mu ijambo batagira ngo ni ukubafata ku maso Bibiliya ngo aho muzagera hose kubera iki nuko hatarahaye ntabwo babyumvira hari iyindi mbaraga yari wokupa aho hantu ariko noneho nimuhagera murahinda mukarwanya izo mbaraga hazaba hanyu nimufata icyo kirere nimufata aho hanyu yego hazaba hanyu mumaze kuhahumanura ni nayo mpamvu burya utarukwiye kwinjira mu nzu uri umukristo wa nyawe utahamagaye wenda tabanje nimba ari n'inzu yawe utahamagaye umushumba yihumanuza amaraso ngo baze bahumana uzi impamvu hari imbaraga z'ahantu kugira ngo mubashe gufata icyo kirere aho ubundi barayifata imbaraga ushobora gutura mu nzu ugasanga nta bayituyemo utaratandukanye n'urugo
mukihagera mukajya muganira ubusa mugapfa ubundi kiguguwe location mugatangira muganira ubusa mugasoza mupfa ubundi kubera iki iyo location hari imbaraga ziteza divorce zihari niyo murabyumva neza niyo mpamvu bavuze ngo nimuhagera mujye mubanza muhagira hanyu ndabizi hari hoteli nzi umuntu wese uyikodesheje iyo adasaza arahobagira wumva mureke mbongora akantu ndayizi uraho neza uzi ko ushobora gushora imbaraga z'ahantu uzi ko babwira akantu muraseka murasanga gatengo uzi ko ushobora gushora igisoro Imana ikaguha igishoro cya miliyoni 40 ugakora kenkayeri utasengera imbaraga z'aho hantu ugashya mu gihe uri gucuruza igikoma mu maranzi sinakimana y'umunsi umuzi ko abagabo tutaguriko ariko bakekaje isaha abagabo bari kwibaza muragira ngo ni gutya gusa mu marange nk'umuceri wo kwipirawo mwebwe ntabwo murebayo ugasanga umuntu wacuruje TV ararusha uwo ufite kenkayeri kungu. Do you think mutekereza ko ari gutyo nyine abagabo bose igikomi bakagihoza afite actros akavirome ajya kuba igikomi Nyamirambo garagaza ahantu the power of territory noneho neza nabyumvishe neza power of territory yego rati hari naho ujya gusengera ukahasanga ubugizi icyo bitarongeje ubutaha neza nzabigisha ibimenyetso biranga abantu batewe donc bafite izo mbaraga z'amahembe ibimenyetso bibaranga ni uzahera ntaho nzahera nta n'ibindi dushaka muri aho Yesu ashimwe cyane ariko reka nguhe ijambo ry'ihumure Yesu ashimwe cyane imbaraga z'ahantu zose ubundi bavuga ko mucyo bita terminology ibigendanye science yiga iby'inzozi mucyo bita clinical psychology murabizi mu bigendanye n'ubumenyamuntu bavuga ko umuntu yakarose ibihwanye naho yiri none ko wirirwa hano Kacyiru Kimihurura muri VIP waba wanyarutse kuri akabari Kinamba urota Nyagatare gute Rusizi mu migenda urota mu migenda wirirwa muri VIP imbaraga z'ahantu zikurekrama zitari zakurekure ziguhamagara zikaguhamagarira kurya ibijumba kandi warariye karoti urya ibijumba kandi nijoro waraye Imana yaguhaye blessing wariye n'akanyama wariye neza ariko nijoro ukarenzaho ibijumba ukunda kwiga n'ijambo ry'Imana Yesu ashimwe cyane mwabyumvishe neza imbaraga zikurekrama z'ahantu zikurekera amaziwara zikumanura zikubwira ati vayo ngwino garuka ongera ukumbura amadegede y'iwanyu kwa nyirarunaka nigute wenda kuri mashine ukarota uri guhingira umuntu wiriwe kuri mashine nareka tugasozereza tukanakoresha Bibiliya kuko ibi hari igihe tubyigisha umuntu akabyumva nabi kuba inyigisho bibagize urota uhinga ute kandi ufite akazi ko muri ofisi urota inka zikwica gute kandi ukora muri banki ujyayo gute wibona basubiye kuragira kandi wambaye kositimu akora mu nzego azinduka bamuha raporo mu gitondo hari location itari yake iri kurekera mu buzima bwawe radari yabo iradufite wapi
nta gitamaduni twashyiramo ijambo kandi biravuga uko kuri ko kuzaba bakutora nimumenye ukuri. Haleluya, amen. Umunsi turabohoka mu izina sasa ikibazo cyata na parole Yesu ashimwe wacu ijambo ry'Imana. Izoradari zose ziturada tugiye kwica connection different, tugiye kudisconnecting na power of territory. Ese mureke mbabazi iyo batubwiye ngo baraturoze umubare ngo batwaye umwenda wawe bawujyana ahantu donc ya territoire nyine weco nakiri ijambo ryiza nugera mu mbere y'uko banzo ufata aho hantu wongera uhafate wongera ubwira icyumba ubwira aho ushyira hagati noneho tuvuga bera cyane ndahafashe. Muzi ibimenyetso bigiye kuba mugiye kugira promotion progress kuko murabohotse mu izina rya Yesu. Ikikwereka ko iri jambo ari ukuri, ikikwereka ko iri jambo ari ukuri, urabohotse mu izina hari icyo bita kuri sikirini mushu. Tugiye kuvuga kuri sikirini donke bagiye kujya bashaka niba gushaka bakora bakita cyangwa tracking device, tracking device kutaburiza umuntu no wagushyira muri tane ukamuha niyo mpamvu nanjye tugiye kugukora kuri radari bagusizeho aho bajya kubona bakakumanipira wagira ngo ugiye gutera progress bakaba uzikabara ku monitoring. Mama ukimara kubona 200,000 uratangira kwipangira utuntu ngaro ngo mama wawe ngira mwishi ugiye kwiyubakira uri muratira progress ngo papa wawe ngo kanseri ngibiki ibintu bidafite cumi na kabiri bikaba biraje ngo pa twaduceri twose birayahitanye kwisiba muri izo system n'izina rya Yesu. Ijambo rituranga abanza bari muri Kristo Yesu twega bene cyane. Haleluya. Mbonye ingufuri zituragurika, hari imiryango ibafungukiye. Haleluya. Ikindi ngiye kubona mbona ahantu mugeze urumuri rw'Imana ruratse bivuze igicangiro igisuzuguriro umugabo wagiye kubona akazi mu rugo rwawe ubukene burimutse. Aba bantu batwumve neza n'ukuri turi abantu bari smart twaje kubasaba someone is coming here for making me you love me it's not like that. Hey,
baje kutubwira Imana. ariko Kristo uri muri twe Yego. asurikije ingufu bya bindi by'ibikadena binini. Imana irambwira ngo hari imiryango ifungutse uyu munsi. Icyiza cy'Imana yanjye